wa kera ababyeyi nibo bakundaga guhana abana babo. yego tuvuge nk'ubu ngubu iyo uvuganye n'umugore ubu aho kugira ngo ajye iwabo ahita ajya mu buyobozi. ate ko kera byaratinyaga ariko ubu ngubu ntabwo wamenya ibyo ari byo kuko nabyo ni amahano kuryamana n'umukazana si byiza cyane. ni amahano n'ibintu ariko byarakorwaga kera numva ngo n'abagabo ba kera bajyaga bashaka abagore benshi ba sogokuru ngo bari bafite abagore benshi niko numva. hari ukuntu rero kera nyine nk'umuntu wabitinyaga aho kugira ngo ajye kukazanura yashakaga abagore agashaka umugore aho kugira ngo yiyandarike mbese nk'ubu ngubu nko kugira ngo abe umuntu wo mushumire wo kugira ngo yiyandarike mu kabari yashakaga agafata umukobwa wundi akarongora akamuharika akazana n'undi ugasanga babaye nk'abagore 10 hari umugabo nzi wari ufite abagore 6. icyizere nk'uko bisanzwe nza hano buri munsi mbashimira kandi mbasabira umugisha ku Mana kandi ni ukuri murawukwiriye kubera ubufatanye n'ubwitange muhora mungaragariza intambwe ku yindi ntera buri munsi. So rero mukomereze aho rwose bimeze neza cyane ko noneho abasubscribers ndi kubabona ariko nkeneye benshi kurushaho. murabizi ko aba ari urugendo rutoroshye kugira ngo ugere ku byo YouTube idusaba. rero nshuti zanjye bavandimwe nk'uko mubizi ntago njya nza ndi njyenyine. uyu munsi nakoze urugendo rwangoye cyane ariko ndashima Imana ko icyo nashakaga nakigezeho. nababoneye umusaza w'inararibonye reka abibwire. Sauti ningamije. yego muzehe. muzehe utuye hehe ese uri muntu ki ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 88. iyo myaka ko ari myinshi. Imana nyine. ni Imana. yego muzehe uru rugo rwawe ni urugo rugari kandi rwiza ariko nubwo narugezemo mpamaze umwanya utari mutoya ariko nta wundi muntu nahasanze. ese muzehe uba wenyine mu rugo rungana rutya cyangwa abandi batembereye? oya mba njyenyine sibya akuze tubana hano. nako kandi ntabwo gashaka inanga. muzehe uri n'umusirimu burya ufite na telefone? oya ko nyikubonanye muzehe ubwiza none si iyo telefone si yawe? ni yanjye. uzi gusoma no kwandika? ndabizi. amaso yawe aracyabasha kubona ubu ushobora kwandika ka message ukakoherereza umuntu nk'inshuti? oya message si nshobora kuyandika. ntabwo nibyo ntabwo nabyize. none se muzehe ko watubwiye kubana n'umwuzukuru umukecuru wawe bite? umukecuru wanjye yitabye Imana. muzehe ihangane. yitabye Imana mu kwezi kwa 9 ku itariki 22. ihangane ni ukuri ntago bikoroheye gusa ihangane nicyo navuga nicyo nakubwira. ngomba kwemera icyo Imana yavuze. muzehe mu kwa 12 nibwo umukecuru yitabye Imana none ubu turi mu kwa 9. yitabye Imana mu kwa 9. mu kwa 9. hashize amezi menshi. none se muzehe yego kuki nta wundi urishumbusha? oya ntawe nzashaka. kubera iki? ndanze hanze aha ko hari abakobwa beza cyane kandi ngo basigaye bakunda abasaza nkamwe mufite amasambu nk'aya n'inka n'amafaranga. uramuzana akagukubita. nabonye abasaza benshi bagiye bakubitwa nabo bashatse sinzabigira. oya uzitonda urambagize umukobwa mwiza witonda udafite amahane. oya ntawe nabona. abo buntu bose ntawe asa n'uwanjye. ubu iyi si n'abakobwa bayuzuyemo n'abagore babuze abagabo. muzehe urimo urapfa ubusa kubera hari abagore benshi babuze abagabo kandi babakeneye. abo muri abo bakobwa ntiwafatamo umwe bityo umubare w'ababuze abagabo ukagabanyuka? Inge narabyaye kandi nabanye na mugenzi wanjye. Imana iramuhamagara nta wundi izashaka.
muzehe ariko uramutse ushatse umukobwa ukiri mutoya ngira ngo nka kwa kundi bavuga ngo ni utunyogwe ngira ngo nawe wasubira busore uko gusaza bigashiraho ukiyuburura ubwo aba ari mutoya yankubita ndanze uzashaka umuranga kurangire nka kera nk'uko byahozeho akubera umuranga kutoranyiriza umukobwa witonda utazagukubita ubundi kera umukobwa wamusangaga wamureberaga mu bikorere ubu rero ubu ngubu ni ukubabonera muntu uza mu muhanda gusa nta mukobwa ukiba mu rugo nawe bibera mu muhanda ako kari agaciyemo nshuti zagira icyizere TV ariko mbibutsa gukomeza mukora subscribe umwuka byaramwe kuko subscribers ni igikorwa cy'ingenzi kuri ngewe ndazikeneye birenze ko mubitekereza so rero mumfashe n'ubufasha ndi kubasaba kandi guha mugenzi wawe icyo ushoboye n'ubutwari ndetse n'ubupfura muzehe rero twagira ngo tuganire ku umuco wa kera ese kera byari bimeze gute kera hatandukanye he n'ubu kera naho kera hari ibintu bitwa urukundo yego urukundo bagahana inka bagahana abageni ku buntu ariko ubu ngubu umukobwa wabo barakubwira ngo ni ukunca ngo n'amafaranga ni za miliyoni kandi kera rero umubyeyi yakoshaga inka yego iyo nka akazayitunga none ubu ngubu ashwida ntacyo umubyeyi asigaje ahubwo yongeraho ibindi ku nkwano mbese gukwa ni nko kurangiza umuhango nta nkwano z'ubu ngubu nta nkwano z'ubu none se ko najyaga ngira ngo impamvu abasore batarongora badashaka abagore wenda ni ukubera inkwano none muzehe ukaba utubwiye yuko inkwano iyo umusore akoye umukobwa ahubwo ya nkwano amukoye imugarukira ndetse bakanagerekaho ibindi aho ni ihe mpamvu ituma abasore batarongora ngira ngo ari uko bimeze barongora vuba na bwangu kugira ngo kwa sebukwe babasubize inkwano batanze banabagerekereho ibindi ubundi kera baguhaga umukobwa yego ntabwo wifuzaga ibintu byahoraga uri umusore byabaga mu maboko yanyu yego wowe nawe byo gutekereza ngo abubu rero babona ngo shaka umukobwa ufite amafaranga cyangwa kwa sebukwe bakize ntabwo bafite imyumvire y'uko ibintu bigomba kuva mu maboko yabo nicyo kiri cyeza ubu ngubu none se kera byo uravuze ngo ibyo nibyo byeza ubu ngubu kera byo byari bimeze bite kera wajyaga gusaba wakundanaga n'umukobwa ukabona umukunze umuranga ukurangiye ukagenda bakamuguhera n'ubuntu bakamuguhera ubuntu nyuma mukubaka mwarangiza kubaka neza ukazakorera kwa sobukwe wamaze kumushima mubanye mwabona ibintu sobukwe mukazamukweramo ni nko kumwitura ni ukumwitura ko yakubyariye umugore none muzehe uravuze ngo iyo umaze kubona iyo mwabonaga ibintu ari byiza waragendaga ukajya gukwa ese byabaga byiza gute uko byabaga byiza nase urabyumva ko hatabaga urukundo kandi sobukwe yaratumye mwubaka mwembi ikigoye ni urukundo rw'abantu babiri gusa umukobwa n'umuhungu iyo bakundanye kandi ababyeyi babyemeraga gusa bakavuga bati ni ngombwa ni mugende mwubake naho ubu ngubu ntabwo yego ni byiza ni amajyambere ariko rero ibya kera bagiraga abana barumviraga kandi umukobwa w'ubu ngubu yumviraga ababyeyi yego none se muzehe kera buriya kera ngiye mbona nta rukundo rwabagaho kubera ko
nk'ubu ngubu warazaga ukaza iwanjye mfite umwana w'umukobwa ukavuga uti nakuboneye umusore ukamushorera ngo baranabahekaga mu bintu bahekagamo uradusobanurira ibyo ari byo ngo bakabatwara bakabashyira umusore bunaka bataziranye batigeze banabonana. Ese urwo rukundo rwarabonekaga? Urukundo rwari hehe muze? Kera abaranga nibo umuntu nka nyirasenge w'umukobwa cyangwa nyirasenge w'umuhungu yabwiraga umuhungu ati nakuboneye umugeni, yego, ati rwose ugomba kumutunga, akagenda akamurambagiza akamukuzanira. Noneho ubwo ukamwemera rwose ku buryo burambuye. Ikindi nta mukobwa washyingirwaga kera atabanje kubonana na nyirasenge. None ubu nta mukobwa ukibonana na nyirasenge. Nyirasenge yaramuhanaga akamuhana, none ubu ashwida ntabwo bikibaho. None se muze, yego, ni ukuri, none se ubwo umukobwa baramuzanaga bakamuha umusore batigeze bahura, batigeze banabonana, batigeze baganira. Ese ubwo ngubwo ku imyubakire yabo y'urugo yarorohaga ku bana bataziranye batarigeze bakundana? Uko byagendaga rero ababyeyi nabo bashyaga akabo, yego, baravugaga bati ntabwo ntuzahemukire umuntu, bakamuhana. Kuko kera umubyeyi wa kera ababyeyi nibo bakundaga guhana abana babo. Tuvuge nk'ubu ngubu iyo uvuganye n'umugore ubu aho kugira ngo ajye iwabo ahita ajya mu buyobozi. Ubwo urabyumva rero, kugira ngo ubuyobozi akaba ari bwo bugiye kandi utaramusabye mu buyobozi. Kandi urabyumva ko bihuje n'ibya kera. Bitandukanye n'ibya kera. Bitandukanye n'ibya kera. Ariko kera umukobwa yarahukanaga mwavuganye akabanza akabwira sebukwe, yego, sebukwe akabwira umuhungu, yego, ati ibintu wakoze ni biki. Yasanga ari ibintu bigoye yamwohereza iwabo. Umuhungu ashatse kumureba nabi yamwohereza iwabo, kujya kumukurayo bikaba ingorane uwo muhungu kuko atategekwa kugira ngo ajye kumwizanira. Niyo mpamvu koko bazubakaga zigakomera, zabaga zifite abaranga. None muzehe, ubu kuri iki gihe bagaruye abaranga, izi ngo zirimo zigenda zitandukana, abantu bakabana uyu munsi ejo bakaba batandukanye, noneho bazubaka zigakomera, bahagarutseho umuco wa kera wo guca ku baranga. Abaranga nabwo na n'ubu ngubu ikibazo, abaranga n'ubu ngubu babaho, ariko noneho abakobwa b'ubu ngubu ntabwo bacyambagirizwa mu ngo zabo n'ababyeyi, basiga barambagizwa mu muhanda. Umusore ugasanga araringa kandi wenda utarageze batazi n'ukuntu ameze, n'umukobwa nawe ugasanga barambagirizanya mu muhanda batazi mu insengero, batazi uko bimeze. Noneho ni cyo gituma iyo maranye nk'iminsi 3 usanga barushenye. Muze twisubire ku bya kera. Iby'ubu byo ni Imana yonyine ikwiye gutabara isi, kuko benshi bavuga ngo yageze ku musozo. Ariko kera byari byiza hari, kuko njya numva biriya bintu nkabikunda, uburyo bafataga umukobwa bakamuheka bakamujyana ku musore, biriya bintu byari byiza muze. Ubwo rero impamvu byari byiza, nk'umusore umusore wa kera nk'iwabo babaga batunze, umusore akajya mu nka akazibugabuga akaziragira, cyangwa se akajya guhakirwa umubyeyi. Bityo rero umubyeyi yamubwira ijambo akumva ko akaryumva, kuko ndabizi ko ababyeyi ba kera barubahaga cyane. Kandi iyo ababyeyi ba kera bashyiraga hamwe wakubagana bakagushyira mu muryango akagwana. Umukobwa yaba yifashe nabi bakamwohereza kwa nyirasenge, batamwohereza kwa nyirasenge ababyeyi b'abagore bakamuherana bakamuhana ndetse bakamukubita, bamuhereranye bakamukubita bati ntuzasubire gukora amakosa. Ese nka kera hari abagore bakoraga amakosa?
abagore bakoraga amakosa ariko yakoraga amakosa ariko noneho bajya kubitekereza ababyeyi umukobwa nawe baramuhanaga iyo bavugaga akaba yagiye iwabo ababyeyi ari ba nyina abandi bagore bagenzi ba nyina baramubwiraga bati ni ukudutukisha nawe bakamuhana ni ukudusebya bati ni ukudusebya rwose none se ntazasisubire ubu ngubu amakosa menshi yiganje mu bashakanye ni ugucana inyuma na kera byariho kera mbese tuvuge gucana inyuma ntabwo byari nk'ubyubu kandi noneho nubwo byabaga ubu ngubu kera gucana inyuma ntabwo byari byeze nk'ubu ngubu oya ese byariho tufate ko ubwo byariho ariko bitari bikabije ntabwo byari bikabije kuko tuvuye none se kera nanone nk'abakobwa batwaraga amata ariko noneho agatekereza ko kera barabarohaga bajyaga kubaroha agatinya ko bazajya kumuroha kandi noneho yabatwaye nk'inda akaba ashebeje umuryango yego ugasanga kuko tuvuge nk'ubu ngubu nta sugi iriho ntabwo wabona isugi muzehe barahari oya nta sugi rwose ntayo nta sugi nta manzi ubu byararangiye muzehe ibintu bya kera byitwaga gukazanura ese ibyo bintu gukazanura byakorwaga bite ni ibiki ubundi ukazanura hakazanuraga abantu b'abakire yahaga umukazana inka ndetse akamuha nk'inka 3 enye bitewe n'izo mpamvu ubwo rero urabyumva ko ntabwo byakoraga abantu bose ni ukuvuga ariko njye mbifata nk'amahano kuri iki gihe ntabwo ushaka kuryamana na sobukwe ariko kera byari biriho ariko noneho uwabigiraga byabaga mu mabanga ntabwo byajyaga ku mugaragaro gusa yabigiraga ku mabanga noneho bakumva ngo yamuhaye inka mbese tuvuye agaha umuhungu we inka ejo akamwongera indi biturutse ku buryo yize ariko ntabwo byajyaga ahagaragara none muzehe nubwo bitajyaga ahagaragara ariko byabaga byakozwe ayo si amahano ariko ni amahano nyine urabyumva ko byabaga ntabwo byari ntabwo ari byiza cyane ubu ubwo ntekereza ko bitabaho ntekereza ko nta mugore ushobora kujya kuryamana na sebukwe muri iki gihe none se impamvu ko umugore ajya mu kabari cyangwa se uwo mugabo w'iki gihe agomba kumenya ate ko kera byaratinyaga ariko ubu ngubu ntabwo wamenya ibyo ari byo kuko nabyo ni amahano kuryamana n'umukazana si byiza cyane ni amahano n'ibindi ariko byarakorwaga kera numva ngo n'abagabo ba kera bajyaga bashaka abagore benshi ba sogokuru ngo bari bafite abagore benshi niko numva hari ukuntu rero kera nyine nk'umuntu wabitinyaga aho kugira ngo ajye kukazanura yashakaga abagore agashaka umugore aho kugira ngo yiyandarike mbese nk'ubu ngubu nko kugira ngo abe umuntu w'umushomeri wo kugira ngo yiyandarike mu kabari yashakaga agafata umukobwa wundi akarongora akamuharika akazana n'undi ugasanga babaye nk'abagore 10 hari umugabo nzi wari ufite abagore 6 yego yitwaga Thomas Munyeshongore 6 bose kandi bose akabasha akabatunga rwose anashaje vuba cyane muze ubwo mugongo yarawubonaga kuzenguruka mu bagore 6 abagore 6 se umva bahekaga ntiyahingaga gusa icyo yagendaga mu ngo ze kandi noneho iyo babyaraga barangizaga kubyara noneho abana be bubaka akaba azi ko agiye mu muryango akaba afite amaboko akabona umwana we yubatse hari undi mwana yubatse hirya gusa kandi yava mu rugo akagira yabaga afite icyo gihe nawe ishema bamwubaha rwose none muzehe nimba kugira abagore benshi bitera ishema umugabo akubahwa
uwo muco wa kera wo gushaka abagore benshi ubaye ugarutse uno munsi abagabo byagenda neza bakubahwa? impamvu ubutaka bwabaye buke. Kera abantu bari bakeya cyane. Yego. Ubu ntabwo washaka abagore bangahe ngo ubone ikibatunga n'abana, ntabwo ubu ngubu babona ikibatunga. Ntabwo byakunda. Ariko kera bari bafite amasambu, bafite imitungo, naho ubu ngubu ntabyo. Uko nabo bavuga ngo ubyara bushoboye kurera, hari ukirenza batatu. Nk'ubu njye nabyaye imbyaro 12. Abana 12 bari bose. Hariho 8. Ubwo rero nari mfite ubusa nababyara nkabashyiraho. Ubu ndibaza abanje aho bazashyira ababo, icyo bazabaho. Yego. Nibyo isi koko yabaye ntoya. Abantu twabaye benshi hari niko nabivuga. Twabaye benshi kuruta uko isi ingana. None se muzehe, yego, iyo urebye ibiriho ubu ngubu ni iki kigutera ubwoba ku bintu biriho ubu, ku bana bari kuvuka ubu, ku rubyiruko rw'ubu, ni iki kigutera ubwoba? Ikintu kintera ubwoba gusabira abuzukuru bacu, kuko bo aho tugeze ntabwo bazahagera. Ibyo twaryaga kera tugifite amasambu ubu ntitubibone. Yego. None umuntu araba afite abana 2, nabo akabura ikibahaza, akabura icyabaha. akabura icyabaha. Noneho bagira n'amashuri akabura icyo barira mu mashuri. Ubwo se urumva abo bana bazamera bite imbere? Kandi ndareba imbere abantu bakomeye, isi ni ntoya cyane, nani ubutaka ni buke cyane. Ubutaka ni bukeya. None se muzehe, nk'umusaza w'inararibonye, ubona ari iki cyakorwa kugira ngo izo mpungenge ufite cyangwa se n'abandi bazifite ziveho cyangwa zibe zagabanyuka? Ni iki cyakorwa? Impungenge cyane ikintu nshima, ubu ni umwana, ubu ni kera, ubu ngubu mbese umwana wawe ubu ngubu kumwigisha ni ukugira ngo mushakire ikintu mu ishuri ry'umwuga. Icyo kigomba kujya gitabara abana. Nabyo byo kuvuga ngo wajya mu mashuri ngazaminuza ngazabona akazi, ntako. None se abantu bose baminuza bakategeka bakabona akazi bakorera ndi? Ariko bakorera igihugu muzehe. Bakorera igihugu bate? Kandi bose ari abakozi. Nk'ubu waza ukambwira ngo uri gonomuje kunyigisha. Bakakwigisha guhinga urutoki rwawe, biriya bishyimbo nasanze utera ukabitera ku murongo, nyine ukabikora neza nk'ikinyamwuga. Ubu nakubwira ko ndangije nk'imyaka igeze kuri 20 mpinga kijyambere. Mpingisha aho ntera hose matera ku murongo. Yego. Icyo kuba bifite akamaro nyine. Kuko kera bahingaga akajagari, ariko ku murongo ubu bifite, tuvugiye ari ahantu hatoya, ukatera ku murongo, umusaruro ntabwo ari kimwe. Yego. Ikindi nanone kera ifumbire y'imvaruganda yari itaraza, ariko ibishingwe by'amatungo ugasanga na kera uba afite ifumbire yarushaga gusarura. Yego. Yakurushaga gusarura. Ni ukuvuga ngo udafite ifumbire n'ubu niyo yahinga kijyambere ntacyo yasarura. None muzehe, yego, iyo urebye isi ya none n'isi ya kera, yego, iyo ubonye isi ya none uko imeze ukaba uzi neza n'isi ya kera, urabona ari iki cyakorwa kugira ngo ibintu byongere bisubire ku murongo, bityo impungenge ufite, natwe twese dufite impungenge ko iyi si irimo kugenda igera aharindimuka? Ni iki cyakorwa kugira ngo amateka ahinduke, dusubire mu mahoro nk'aya kera? Ubundi mbere bavugaga igihe cy'ihinga kikaba kigeze. None ubu ngubu ibihe byagiye bihinduka. Icyo gitera ikibazo. Nk'ubu ubundi bavugaga ko guhinga, kera bahingaga mu kwezi kwa 8,
yego bakaba bazi ko bazahinga mu kwezi kwa munani. None ubu ngubu ukuntu byahindutse bigeze igihe cy'ihinga imvura ikabura ni nacyo cyane gisigaye gitera inzara muri iki gihe. Reba nk'ubu ngubu uri mu kwezi kwa kabiri none reba abantu barabura imvura kandi ubu batangiye barimo gutabira ibishyimbo, barimo guhinga ibishyimbo kandi ubundi bahingaga ibishyimbo mu kwezi kwa gatatu. None kubera gusiganwa none barimo guhinga mu kwezi kwa kabiri. Ubwo rero ikirere cyarahindutse. Kera byabaga igihe bagahingira igihe akaba igihe cyo guhinga imvura bakaba bayiteze ikagwa bityo. None ubu ntabwo bigira, ubu byaragize hari imvura twagiraga mu kwezi kwa kane, mu kwa kane bakabyita ko mu kwezi kwa 12 hakaba imvura bakabwita ngo ni ukuboza. None se mu kwa kane nabwo bahitaga ukwezi kwa mata. Ubwo rero nta mvura, imvura niho yabaga iriho. None ubu rero ibihe byarahindutse, ubu ni ugushakisha gusa. Ese iyo ubona ngo ni ukuvoma ngo abantu bazavomera ubutaka bishoboka bite? Ntabwo bishoboka. Kandi n'ubu no kuvoma burya amazi y'intuza bavomye ntabwo ari kimwe n'ay'imvura. Ntabwo ari kimwe n'ukuri. None se muzehe, yego, ntabwo byoroshye ni ukuri. Reka dusenga Imana ni ukuri igire ikikora, kuko nk'uko wabivuze ntabwo byoroshye. Gusa Imana yonyine niyo ishobora kudutabara. Hari umukecuru witwaga Nyirashongori yabaga mu nzu wenyine, nuko akavuga ati yeza aho uryamye atuye undinda ku manywa atuye undinda nijoro ati ku manywa abaturage babandeba. Nibyo ni ukuri. Natwe rero ubu ngubu tugeza naho Imana gusa, umuntu akizera Imana gusa, nta kintu akizera Imana ariko nanone tukagira n'icyizere muzehe, kwizera cyonyine. Kwizera njya numva bavuga ngo birarema. Na kera ngo abami bajyaga bavuga ngo kwizera kurarema. Kwizera ni byiza cyane. Kutiheba uzi ko Imana iriho, uzi ko rwose ugomba na kera kwizera byahozeho, kuko kera babyitaga ngo umushoboraro. Iyo washoboraye ntabwo uba ufite amahoro. Muzehe rero nagira ngo dusoze, ariko dusoze uducira akagani, dore n'ubundi umunsi uciye ikibu bwije. Ngo iyo baciye umugani ku manywa harya ngo kera bajyaga batubwira ngo nimuca umugani ku manywa muraba umuserebanya. Ese buriya byari ibyo cyangwa babaga batubeshya? Umugani kera bacaga imigani, ariko igituma kera bacaga imigani habaga ababyara bahura bagasakuza bukarinda bubakeraho, bagaca imigani, abantu b'abakecuru bagaca imigani. Ubwo rero byasaga naho ari ikintu cy'igitaramo cya kera cy'imiryango ikundana. Ubu rero uca umugani kuri iki gihe ntabwo bikibaho. Ntabwo usakuza ko bikibaho. Ariko muzehe njye nawe twakundanye, twabaye umuryango, wancira umugani nanjye nkagucira. Nari mfite nyogokuru yitabye Imana mu minsi yashize, yari mukuru nkawe, ariko yajyaga ncira imigani. Njyaga njyayo akancira imigani ya ba Nyirarunyonga, imigani y'abakecuru, y'umukecuru wari ufite umurima. Ni imigani myinshi yajyaga ncira, usibye ko imwe nagiye nyibagirwa kubera biba bimaze igihe. Kubera icyo gihe nicyo urubyiruko rwigaga guca imigani. Bumvaga baganiraga n'abakecuru bakababwira imigani, kandi noneho imigani yaganaga akariho. Iyo bacaga imigani byasaga hazagamo nko guhana. Tuvuge
Nyirarunyonga yaravuze ati ubwo abagabo bagiye ati nimushyire hamwe nimwariki ati ntibayisiga kandi uko ari abagabo. Nyirarunyonga yemeraga abagabo kuko ngo nta cyananiraga abagabo. Yego. Nyirarunyonga yari umukecuru wakundaga abagabo kuko nyogokuru hari undi mugani njya numva Nyirarunyonga ngo yari yaramaze abagabo bose bo kuri uwo musozi yarabatwaye abagore babo, noneho ngo bajya kumurega ku mwami. Bagimaze kumurega ku mwami, Nyirarunyonga ngo arababwira ati rero njyewe hari aho njyewe abo bagabo banyu ntago mbafite, sinabashaka kuko ibyo bikoresho hari aho nabihinze. Aragenda ngabwira abagabo ati noneho ngabashyira ahantu mu rutoki, arabaryamisha bagaramye, arenzaho ibishangara zijya hejuru, ibikoresho byayo bijya hejuru. Birangije noneho ngazana umwami ati mwami ngwino njye kukwereka aho nabihinze. Abaraza bahageze ati singibi aho nabihinze mwabagore. Umwami afata abagore ngarabafunga aravuga ati uyu muntu muramurenganya yarabihinze koko. Ese ibyo bintu biba byarabayeho? Muze kutubwiye ngo umugani ugana kariho, ibyo bintu biba byarabayeho cyangwa ni umugani koko? Byabayeho kuko Nyirarunyonga yarafite ubwatsi yakomye. Noneho Nyirarunyonga aricara abona umushumba aragiye inka aragonesha. Ati uriya muntu undagiye ubwatsi ati turabonana. Nyirarunyonga afata inkoni ye aramanuka. Umushumba nawe yigira ku mugina wari uhari aragarama arasinziriza. Noneho Nyirarunyonga ajyana n'umwuzukuru we, ahageze ati cecekere, amujya hejuru. Noneho umwuzukuru ati ese ko ndeba amazi atemba byagenze bite? Undi ati unamuhwanyije. Nyirarunyonga yarazi ubwenge ati namwishe niyo mpamvu aya mazi ari gutemba. Nyirarunyonga yaramushizeho isoni cyane. Ariko Nyirarunyonga mu isi ya kera umenya ari we muntu wari uzi ubwenge muze. Reka nkwereke Nyirarunyonga yashatse kubona ubwambure bw'umukazana we. Noneho ajya kumusaba umunyu. Yego. Umukazana ajya kumusaba umunyu. Noneho aramubwira ngo nabanze yoroshye ngo umweko ngamuha umunyu. Umukazana yoroshya umweko. Kera rero wambaraga n'inkanda. Yego. Noneho agiye kumuha umunyu aramubwira ngo acisha amaboko hirya no hino inkingi isigariye. Agira cya noneho ashyira umunyu kunuza ku kiganza. Ubwo inkingi y'inzu abatabizi ni inzu z'ibyatsi za Kinyarwanda, habagamo igiti cyabaga gishinzemo hagati. Ubwo Nyirarunyonga aramubwira ati ukuboko kumwe hirya ukundi hino, inkingi ijyemo hagati, noneho nguhe ibyo ushaka. Atega ikiganza rero. Yego. Umukecuru Nyirarunyonga yuzuzaho umunyu. Undi akigira cya biramuyobera. None kandi yaroheje wamwe ya nkanda yayoroheje, ya nkanda nayo ihita igwa hasi. Nyirarunyonga ntiyari yoroshye. None se muze hari akandi kantu nigeze kumva ngo Nyirarunyonga yigeze gukora avuga ngo n'iyi ngiyi nitoraguri byari biturutse byo kuki? Ariko se n'iyi nitoraguye nayo murayinyaka? Oya, ibyo sinabimenya neza. Nawe ndise ntago mbyibuka neza, ariko sinzi ngo ukuntu byagenze. Ngo arababwira ati Nyirarunyonga yari umuntu uhari ukunda abagabo nk'uko babivuze. Arangije ngo abagabo bose bari barabatwaye barabamuhungishije. Rero sinibuka neza, ariko icyo nibuka ni uko ngo yavuze iryo jambo ati dore niyo nitoragoye nayo muyarayinyaka.
none se urabyumva ko ariko Nyirarunyonga yarateye ukundi eh yakundaga abagabo ariko kandi nanone akabemera yaremeraga ko nta kinanira abagabo yego yo Nyirarunyonga ntekereza ko yari umugore w'intwari yari intwari abagore bose b'iki gihe basuzugura abagabo uwabagira nka Nyirarunyonga umenya hari intango zakongera gusenyuka gatanya ziri kugaragara uno munsi umenya zitakongera kugaragara ariko ubundi sinzi impamvu Nyirarunyonga yari igishegabo mbese tuvuge yari igishegabo yego yari umuntu ukunda abagabo kandi akaba igishegabo nicyo cya mbere yego yari umuntu ubwo yabaga aho n'icumu yagombaga kuryitwaza yari igishegabo niyo mpamvu batubwira nange sinamubonye ariko batubwira ugasanga yari igishegabo okay muzehe rero wakoze kutuganiriza reka duhinira ahangaha gusa ibaca umugani mu kinyarwanda ngo imvura iguye irasubira ntekereza ko tuzasubira kandi nukuri uri umusaza w'intwari uru rugo rwawe uburyo rumeze kandi urubamo wenyine n'umwuzukuru wawe ndagushimiye uri intwari muzehe rero reka tugende tuzagaruka kugusura uzagaruka ibishyimbo byeze uduhe ibitonore oya no ibitonore byo nimurara sinabura kubafungurira yego ubu gusanga bigize ubundi mugenzi wanjye dufatanyije twarukoreraga ni ukuri biragaragara ko rwari urugo rukomeye twarukoreraga rwose nibyo none kandi impamvu ntababara sinjye jyenyine ntabwo ari we wenyine ariko muzehe ntukomeze gutyo ugerageze wishumbushe ubutaha nazagaruka nkuzaniye inkumi nziza wowe twakwangana mutoya wahita unyanga neza rwose okay muzehe rero reka tugende naho ubutaha tuzasubira kandi wakoze Imana iguhe umugisha murakoze twese nuko murakoze cyane rwose yego tuzagira icyizere rero ntimwibagirwe gukora subscribe like comment share bye naho ubutaha nanjye ubu ndishimye kuko muze